Leta y'u Rwanda ihagarariwe n'intumwa nkuru yayo Minisitiri Dr Emmanuel Ugira Sebuja yajyanye Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza rwo mu Buholandi, isaba uru rukiko gutegeka Ubwongereza kwishyura arenga miliyoni 50 z'amapawundi kubera amasezerano y'abimukira yahagaritswe. Aya masezerano y'abimukira yahagaritswe byaturutse nyuma y'uko u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira bagombaga kuva mu gihugu cy'Ubwongereza, bikagenda bikomwa mu nkokora z'imyanzuro ya Leta y'Ubwongereza. U Rwanda rwakoze iyo bwabaga rwubaka amazu atandukanye ndetse yari kuzabamo abo bimukira, ndetse u Rwanda rukora ibishoboka byose, rukora ibikorwa remezo bitandukanye byagombaga korohereza ubuzima abo bimukira, rukoresha amafaranga menshi ndetse rushora amafaranga atagira ingano kugira ngo bakore ibikorwa remezo bitandukanye byagombaga korohereza ubuzima bw'aba bimukira. Ibi byose byaturukaga mu gasanduku ka Leta y'u Rwanda. Ibi byose rero byatumye Ubwongereza bufata imyanzuro yo kujya buhagarika cyangwa se bukoma mu nkokora kuza kw'aba bimukira. U Rwanda ntirwabibona neza. Nyuma yaho hagiye haba inama zitandukanye zagombaga kwiga kuri iki kibazo, Leta y'Ubwongereza ikabigendamo bigura intege nyuma y'uko u Rwanda rwo rugaragaje ko rwiteguye kuba rwakira aba bantu. U Rwanda rero rwashoye amafaranga menshi cyane, by'umwihariko akaba ari mu mafaranga ruri kurega Ubwongereza kuba bwasubiza, biturutse ku kuba u Rwanda rwarakoresheje amafaranga nyine bwagombaga kuyakoresha ntigikorwe, kuko ingingo nyamukuru yari ukwakira ababimukira. Ubwongereza rero ntacyo burabivuga nyuma y'uko u Rwanda rwatanze iki kirego cyangwa se rwashatse kujyana Ubwongereza mu nkiko. Gusa biramutse binakunze abimukira bakaza cyangwa se hagafatwa imyanzuro ishobora gutuma abimukira baza, u Rwanda rugomeza ruvuga ko rwiteguye kuba rwabakira biturutse mu masezerano ashobora kuba hagati y'ibihugu byombi. Leta y'u Rwanda kandi igomeje kugaragaza ko ifite ibintu byose cyangwa se ibikorwa remezo bishobora korohereza ababimukira kugira ngo babe mu gihugu batekanye, ndetse Leta y'u Rwanda inatanga icyizere cy'umutekano wabo kubera yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze kumenyekana ku mutekano, kuko Leta y'u Rwanda ikora iyo bwabwa kugira ngo umutekano w'u Rwanda ukomeze umeze neza. Nyuma y'uko Leta y'Ubwongereza rero igomeje gufata imyanzuro yo kuba itazana ababimukira cyangwa se ikabihagarika nk'uko yabyiyemeje, igomba kwishyura ayo mafaranga arenga miliyoni 50 z'amapawundi. Ibi rero Ubwongereza buramutse bufashe iyo myanzuro, nta kintu na kimwe Leta y'u Rwanda yabikora usibye nyine kwishyurwa ayo mafaranga. Nyuma ibyo bikorwa remezo byubatswe bikaba byakoreshwa izindi gahunda zijyanye na Leta, cyangwa gushyiramo abaturarwanda b'imbere mu gihugu badafite iyo baba, cyangwa se bakabikoresha mu bundi buryo bushobora kuzanira inyungu igihugu. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, urakaza neza mu muryango mugari Taifa Rwanda. Niba ushaka kumenya amakuru arambuye kandi makuru yizewe umunsi ku wundi, icyo usabwa kanda buto yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubana natwe amakuru akugereho mu ba mbere. Initwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane. Ciao ciao.